inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo. Yo wahaze nusambane ntago ba wanyweye, uba wishe inyota. Ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kanama w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ikibazo cy'inzoga z'inkorano ngo zikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'umurenge, bakavuga ko ngo abamaze kuzinywaho ngo usanga basa n'abamaze gutakaza ubwenge. Yo nasomye agacupa natunoza ngingo n'utugorora ngingo bamfite, mbese numva n'amaraso yanjye na santima afite. Iyo bimeze utese iyo mvashe inda nimbate n'agacupa na santima bamfite, bameze nk'umuntu wapfuye uri muri serekeye. Ariko yo nzoma agacupa inda iri hariya, kagacupa karananira inda yanga yiyegamiza, ngakabwira ati sheri egera hino ducerembane turebe ko umugumeze. Ngamucerembana mu birahuri, ku nyanja z'ibirahuri, mu maboko arambuye hose tukagera nayo.